ibi yewe sinjyamagira uruhande, hari abo bitanezeza kubyumva amatwi yabo, ariko yewe kambivuge nk'ubibamo. Mu cyongereza tuvuga ni who lives it. Ubuyobozi bwiza bwatuyoboye neza aho tugomba kugana muri business. Tubona ibyo dukora biri predictable, tubona kunguka kuri predictable. Hano tujya gutangira izi business, nakubwiye ko natangiye hano, nabanje muri hoteli, none ndareba nariho se ko igihugu twagihaye aho kuryama henshi, ko hari n'abandi bari mu mahoteli twazigiyemo turi benshi. Tugiye mu mahoteli turi benshi, dusanga mu gutekereza kwa nyina avuga ni okay, ubwo dutanze aho kuryama henshi, none se igihugu ntigikeneye, umujyi wacu ntukeneye aho gukorera. Niyo mpamvu twubatse iyi nzu. Iyi nzu ifite igice hasi ni shopping mall, amaduka ari ahabanza, kuri nivo ya mbere naho kurira, noneho kuri nivo zindi hejuru aha ni za ofisi z'abantu. Urumva, natangiye muri restaurant, natangiriye muri hoteli, njya muri conference, noneho mu gushishoza kwanjye mbona noneho ko hari kuryama kwinshi, twateganyije aho kuryama abantu benshi, twubatse amahoteli turi benshi mu bice bitandukanye by'umujyi wacu, niko kuri ati noneho icyaba gikenewe ni za ofisi. So dushyiraho hano. Ubu iyi nzu dukoreramo iruzuye 100%, iruzuye 100%, aho umwanya wo gukoreramo. Ibi rero ntabwo bikora udafite ubuyobozi bwiza mu gihugu, udafite na security mu gihugu. Wikanga uti ngira gutya barabisenye, utibona ngira gutya barabitwika, ngira gutya baranyiba, uti no. Icyo ni ikintu cy'ingenzi, kandi mu bihugu byose ntihazagira ukubeshya, nibyo nanjye ntwari gushora mu kindi gihugu, nibyo nsuzuma. Hari ahandi tugenda ahantu mu bihugu hatandukanye, hari abajya baduhamagara mu bihugu bitandukanye ngo ese mwashoye imari hano, ariko kenshi ugiyeyo hari ibintu bimwe ubanza gusuzuma niba wakora ibyo twita gutikinga box. Ahantu hari umutekano se ungana gukina, ukabireba ahantu se hari corruption ingana iki. Hari igihugu kimwe nagiyemo, si ngombwa kukivuga izina, ariko hari igihugu kimwe nagiyemo gushakamo ibyo nakora, noneho umushinga nawo uboneye icyo nakora, abayobozi nagiye kuvugana nabo bwa mbere, abakuru nabo umukuru twahuye arambwira, ambaza ati uwo mushinga uyukoze akanjye gace kaba ari akahe, nabonaho iki. Ntaratangira ndacyabaza niba bishoboka. Noneho hatari ko ati uze kureba, nyura muri bya biro urebe n'unkurikiye, nawe ngezeyo arambwira ati yego byakunda, ariko jewe se noneho ndeba urwo rugendo, niba ntangiye kuri urwego rwari hejuru, buri muntu asabye ninjya kugera hasi, ahantu nzagira icyo nkunguka, ko usa naho inzira yo gutanga iruswa gutya. Nuko nabuze ni ahangaha ntibyakunda, yewe aho nkorera ni iwacu mu Rwanda, kandi nzaguma hano kuko nta muntu unyakaruswa iwacu nkorera, nta n'umwe, yewe nta n'uwundi bayaka, nta muntu ubangamira imishinga. Tugira aho tuganirira, ihuriro ry'abacuruzi, private sector federation, duhura n'inzego zitandukanye, duhura n'abaminisitiri, duhura na nyakubahwa perezida w'igihugu, tukaganira ku byo dukora, imbogamizi, tugatanga inama ni hepfa. Ibyo rero ni ibintu bidufashije mu rugendo tugize rw'imyaka 32 tumaze hano, kuko aha murahazi, aha twasanze ibintu byinshi byasenyutse, ibindi bimwe bitanahari. Hamwe hari amashyamba, iyo ndeba hakurya hariya ndimo kureba, iriya ryari ishyamba kera, iriya ni ahagana za Rebero, ariyo warebwa ishyamba gusa, ubu ngubu urareba buri kintu n'umweru n'amazu. Hari amashyamba, hari ibindi. Rero kugira ngo, uko nakubwiye mbere, kugira ngo abantu biyemeze imishinga mu mitwe, bavuge ngo turayikora, hanyuma n'amabanki navuze abigirira icyizere, abitangeho amafaranga, ibi ngibi ntabwo babikora hatari ubuyobozi bwiza. So twagize rero amahirwe nk'u Rwanda, tugira ubuyobozi bwiza, tugira perezida wacu ukunda ibyo dukora. Icyo nacyo ni ikintu abantu bagomba gusobanukirwa. Iyo umuyobozi w'igihugu mukuru adakunda ibyo abaturage bakora cyangwa atabyitayeho, hari n'uwabikunda atabyitayeho, ibyo bibaho mu bihugu bitandukanye tujye tubibona. Hari n'ababyumva, nk'umuyobozi mukuru akabyumva ibyo bakora, bari mu byabo nawe ari mu bye by'ubuyobozi, cyangwa yashyize imbere inyungu ze. Twebwe rero tugira amahirwe kuko uwacu ibyo dukora arabikunda, kandi akabyitaho by'umwihariko, akabikurikirana by'umwihariko, kugira ngo aho dufite imbogamizi abidufashe duteze imbere
ibintu turi gukora, akanabagira n'inama, tugira inama nabo kenshi Yego. nyinshi cyane. Yego. aha se tubigenze gutya, aha ko tubangamiwe n'iki, aha tubigenze gutya. Excuse me. yego, rero icyo ni ikintu kimwe twashingiyeho. mm, ikindi twagize stability, twagize political stability, yego, noneho tugirana security ituje, umutekano 100%, yego, uratuje. noneho ikindi tugira financial stability. yego, hano ni gake rwose aho uzumva ngo mu byo ukora amafaranga yawe wabitse hehe, ari muri banki n'iyi, habaye zamaguye, banki yakwibye amafaranga yawe, cyangwa ibintu bya ibyo bintu ntabwo bihari. yego, so tugira financial stability. noneho ibi byatumye abatabinaha abandi bifuza gufatanya natwe mu bikorwa batugana. yego, ubu rwose biba bisesuye. bamwe mu bo nakoranye nabo hano, ngira ngo murababona bamwe ku ifoto hariya, bamwe ntabwo ari abinaha, abandi ni abanyamahanga bo hanze, bo mu bihugu bya kure, ariko kubera kwizera. ariko ni hahandi iyo muhamagaye uti ngwino dukorane mu Rwanda, abanza gusuzuma bya bindi nakubwiye. hariyo stability, icyo kirahari. ubuyobozi bwiza kirahari, nta corruption iriyo, ntayo. okay, ubwo rero reka nifatanye n'abantu bahariya. so urwo rugendo rero rw'imyaka tumaze, urwo twanyuzemo, izo factors zaradufashije cyane. ikindi factor nkuru, hari ubwitange dufite ku gihugu, patriotism. twebwe iyo urebye abantu benshi barimo gukora ibikorwa muri iki gihugu ngubu, ndakubwiza ukuri, ni abantu uvuga niyo uhombye, niyo uhombyeho uravuga ati ntacyo, reka mpombe, ariko ibyo nubatse biri ku mapine se. ubu se jyewe hano iyi nzu twicayemo, yewe niyo navuga ngo sinabonye, kandi nibyo ntabwo nabonye ayo nashakagamo yose muri kuyigurisha, ayo nashakaga siyo nabonye, ariko ntabwo iri ku mapine. abagurisha ibiki byose baragurisha, abaza kurya baragura, abafite imirimo itandukanye twese batanga umusoro hariya. urumva ko rero hari no kugira ishyaka ryo kubaka igihugu cyacu no kubyubakamo ibintu byiza. iyo nayo ni ingingo, kuko kenshi iyo duhuye na perezida wacu akunda kutubwira ati maze muramenye ibyo mukora, mujye mukora ibintu byiza, bisa neza, bibereye aho tugeze. ngira ngo imishinga myinshi murayibona mwese, abantu usanga bakora imishinga itandukanye, ariko ntagerageza ngo reka kabe keza, reka jyewe ngiremo agashya, reka nshyiremo agashya, hari ubwo babikoze gutya, reka nshyiremo agashya. rero ni rwo rugendo tugize. ndabishima cyane jyewe kuri twese abari muri aka kazi k'ubushoramari. uyu munsi nari kumwe na mugenzi wanjye mu gitondo aho twakinaga golf. turanashakana, urumva nawe akora nk'ibi nkora, twashakanye ngo tujye gukinana. iki gitondo iyo muri golf iyo mukina mugenda muganira, rero twagendaga tuganira nk'uyu munsi. ibyo ni ibintu ibyabaye muri iki gitondo nakubwira. twagiye tuganira ikintu kindi twakorana, twagiye tuganira muri iyi nama irimo kubera aho ngaho iruhande aho ngaho muri convention y'abashoramari nayo kandi. ejo hari banki imwe y'i Burayi nahuriye nayo mu nama aho ngaho, babaza ikintu bakora, abo bakorana nabo mu Rwanda. ubwo rero uwo mugenzi wanjye twakinanye uyu munsi, twagiye tuganira iyo banka isa bayigana, ntitwakora iki n'iki, ariko urumva dufite imyaka hafi imwe, ariko ubushake tugifite ngo igihugu cyacu tugomba kucyubaka, ntaho uzakitwubakira. rero ni ibyo, ishyaka ku bantu b'igihugu cyacu ni ryiza cyane rwose. dukwiriye kurikomeza, niko nabwira abandi ko ntabwo twaritakaza, nta nubwo twahagarika aho tugeze. muri business biri interesting. iyo ukoze ibintu bimwe byiza, bigusaba ngo ukore ibindi bibishamikiyeho nabyo byiza, kugira ngo ibyo ukora bibone isoko. ntabwo wahagarikira ahantu hamwe ngo harahagije. iyo ukoze bimwe byiza, bibyara need y'ibindi biri imbere. uvuze kuri icyo kintu, ariko bintera amatsiko. urumva n'urugendo aho twahereye, ariko uyu munsi nubwo atari benshi, ariko hari bamwe mu bantu usanga nyuma y'imyaka 32 jenoside yakorewe abatutsi ibaye, bagishaka gupfobya, guhakana jenoside yakorewe abatutsi, ariko noneho bakanongeraho ikintu cyo gusebya igihugu kandi cyababyaye, ndetse n'ubuyobozi bwacyo. abenshi iyo tubarebye ni abiganjemo ababa hanze y'u Rwanda, si bose, nubwo tuvuga ko harimo bamwe, ariko ni na bakeya. ariko bavuga ko
bimwe mu bintu bajya bakomozaho nanone baravuga bati mu Rwanda ntabwo umuntu ashobora gukora business cyangwa ngo ashore imari ngo bikunde bishoboke, cyangwa se niyo bikoze inyungu ni nkeya. Wakomoje ku kintu cya gihugu utatubwiye izina ariko uvuga ukuntu ho wagiyeyo, ariko guhera hejuru barimo barakwaka ruswa, ariko bavuga uti ngewe nsubiye iwacu mu Rwanda nibo mbona bikunda bidahari. Mubisubizaho iki nk'umushoramari, umuntu kandi utari muto muri uru rugendo n'ubundi badusangije, mukurikije ubuhamya bwanyu n'ibyo mwiboneye? Kuko hari bamwe wenda babyumva kubera wenda kutaba hano cyane, cyangwa se n'abo bashoramari nk'uko n'ubundi batubwiye n'aba tunabona muri iyi nzu twicayemo, ariko ugasanga hari abo bayobeje, bene abo bafite ibyo bitekerezo. Wowe turagufite uyu munsi, twagize amahirwe yo kuba tugufite mu kiganiro cyacu. Ubuhamya bwawe bubuhe bene abo bantu, iyo ubyumvise ubisesengura ute bwana Denis? Numva byinshi, Yego, numva ibyo abo bantu ndabyumva, yego, ariko buriya baca umugani yego, ngo ubuze icyo atuka inka arayireba ati dore icyo gicebe cyawe, igicebe cyacu, yego, kandi igicebe nicyo kivamo amata adutunga. yego, rero abantu bihaye kuvuga, icya mbere burya biterwa mu cyongereza nabwo baca undi mugani, kugira ngo abatwumva banyuba hanze iyo bari muri diaspora mu byumve. Hari umugani w'icyongereza mwiza nkuvuge mu cyongereza, yego, bivuga ngo empty tins make the loudest noise. Burya mikebe irimo ubusa iyo honze hagati do wumva usakuza cyane, nibo basakuza. kandi nyamara uzarebe umukebe wuzuye irange, iyo uhonzeho wumva ntiwakumva, ariko reba uri mu busa. N'ibi nawe nabo bazabigerageza barebe umukebe wawuzemo nk'irange, niryo menyereye ibyo nsiga ibyo nkora, n'uri mu busa. Rero abantu bavuga no kuvugishwa, hari kuvuga no kuvugishwa. Icya mbere reka ngwire ngo ni abantu b'imburamukoro. Yego, abantu bose ubu ngubu aho hadukiye amaradiyo bitandukanye, social media zitandukanye, kwandika kuri Twitter, kuri hehe, ibintu bitagira igikontorora buri muntu wese uko abyutse, warose, wagize gute, wabuze ibyo akora. Njya mbumva abantu benshi bamwe ndanabazi ku giti runaka, hari abo twabanaga kera, hari abo twakoranaga, hari abaga mu gisirikare njya numva hirya no hino, ariko ukumva bamwe ni ukubura icyo akora, imburamukoro, bakavuga ati reka ngende ntukane gusa, kuko nintukana ndabonaho icyo ndarira wenda. Hari bamwe babihahamo, biriya bitutsi utagira ngo birya, bamwe barabicuruza kugira ngo babihahemo. Rwose ndabazi hari n'abonzi babihahamo kubera kandi biranavuna agatondekeranya ibinyoma. Kandi burya kubeshya rero, kubeshya ni ibintu bigoye, kuko iyo wahisemo umwuga wo kubeshya ukabigira umwuga, ugomba kuba consistent kugira ngo icyo wabeshya ubu kitazabeshyuzwa n'icyo wavuze ejo. Abantu benshi rero muri bariya babeshya bibagirwa n'ibyo bavuze. Avuga mu kwa mbere avuga kimwe, mu kwa kabiri akavuga ikindi kikavugura icyo yavuze mu kwa mbere, kuko yaribagiwe. Hari n'ababigira umwuga rero akavuga ati reka mbeshye umwaka wose nicare mbyandike neza. Rero ni benshi batandukanye, ariko iyo reka mbwire abatwumva yuko abambere ni imburamukoro, abandi ni abantu bagitekereza, bagifite ingengabitekerezo ya jenoside mu mitwe yabo, bakumva bati bariya abantu reka tubyange gusa. Aba gatatu ni abantu b'abanebwe, bo hari n'abonzi nanjye nakubwira n'amazina, abanebwe gusa, ariko agahitamo ati reka ngende mbavuge ibi n'ibi, bavuge ibintu bibi. Icyo nababwira jewe ni ikintu kimwe, biriya byose kuvuga, jewe urusaku nkunda kumva n'urw'abakozi banjye kuri site. Iyo mfite abakozi muri chantier bakora bari mu kazi bagira gute, ibyo ariko abandi Rwanda bagize gutya. Hari umuyobozi umwe wadatacinabaho yigeze kuvuga ngo barubaka cyane Kigali, ngo se ngo abantu bazatungwa n'amazu. None se amazu nakuganiriye hano, iyi nzu twicayemo ukuntu itunze abantu. Umuhinzi yahinze inanasi ze, yahinze amashaza meza, azi ko bizabona isoko. Uwo mu isoko ufitemo akantu ke ariho acururiza, yaba umudamu cyangwa umusore cyangwa iki, arabona ibyo acuruza. Uwa hano arabigura abiteke hano, ukora mu gikoni hano biteka arahembwa. Jewe uri bujye kubirya bihiye ndariha umusoro. Hanyuma ngo undi yicari ngo se ngo Kigali ngo barayubatse ngo amazu se niyo azatunga abantu. Hanyuma se abantu batungwa n'iki?
amazu se yubakwa n'imashini, ntabwo turyama ngo dusinzire ngo buke inzu Imana ibe yaziduterekeye aha ngaha. No, ibi ni imbaraga z'Abanyarwanda. Rero abantu bavuga tujya tubumva, icya mbere biragoye kubahagarika. yego Icya kabiri, bamwe baba banashaka burya ngo basubize. Abantu baba barabuze umusimamo, niko tubyita. Abantu bari aho ba burebure, niko mu Giswahili turiko twita. Hari abantu ba burebure, hari abantu baba bashaka relevance. yego Akandika ibintu, reka wenda nandike ibi, ningira amahirwe Denis aransubiza. yego Ariko iyo time mu gihe sinayibona yuko time mfite niyo gutekereza ibintu bizima no gukora ibintu bizima, ntabwo nagira time yo kujya gusubizanya. So hari abantu bamwe bandika basha n'abaprovoka ngo reka nandike ibi ndebe wenda Minisitiri Nduhungirehe ansubize. Nanjye mbe mbazwe aho niciye muri Amerika ngo nsubizanye na Minisitiri, rega abayumva azamutse. yego Noneho excuse me, noneho akagenda akabwira abandi ati murabizi se, ati nasubizanye na Nduhungirehe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga. So urumva kuri we byamuzamuye. Ibyo rero kenshi ngira ngo ujye ubibona, haba mu buyobozi bw'igihugu, haba twebwe mu bikorera, nta mwanya tubagirira bene abo ngabo. No, waste of time. muri make ubwo ni ukuvuga ko mu rugendo rwanyu mushobora kuba umuhamya wa mugani nk'uko murudusangije, werekana ko umuntu ushikamye kandi ufite icyerekezo ashobora gutera imbere mu Rwanda rwose, hatitawe kuko yaba atangiriye cyangwa se yaratangiriye aho ariho hose. none se nakubwiye aho natangiriye. Yego navuye mu kazi ka leta, nta mafaranga yo gutangiza nari mfite. yego Zero. yes Cyo kandi nari mfite mu mutwe hazima. yego Abo rero birirwa basebya. Aho gusebya, ibisebo byose uvuga kuri jyewe nabakangurira ikintu kimwe: bihinduremo umushinga ahubwo muzima. Icara utekereza umushinga muzima, aho kwirirwa usebya igihugu, kuko igihugu cyo kirakomeza. Wasebye utasebye, igihugu kirakomeza. Rero umuntu uzindukira gusebya, uzindukira kwandika ibizima. Iyi mishinga dukora, uko nakubwiye ko twamaze umwaka twigiye inzu. Abazinduka bandika kuri social media bandika gusa, reka mbagira inama, zinduka wandika umushinga. Tekereza projet, wongereho page ya mbere, nejo yindi, aho kuguma mu Bubiligi, muri Amerika, muri South Africa uvuga gusa. Fata inzira utahe, uze hano utanga umushinga, wawuha banka yihe, wawuha niba ufite n'amafaranga uyazane. Basi nakubwiye giye ko mfite amazu 600 ncuruza hari. Aho kwirirwa wandika andi cy'urwandika ahubwo rusaba ngo ngure yangahe. Ibyo nibyo bifite akamaro. Naho ibindi abantu birirwa bandika, se banditse imyaka ingana iki, ariko se igihugu kiteye imbere bingana iki. So bamwe rero ni waste of time, abandi nimbura mukoro, abandi nabashaka relevance, akumva ati ko natakaye cyane, mbega mvuze ntibamenya ko nkibaho bene abo. Yego. Iyo mwitegereje cyane isura y'u Rwanda uyu munsi, haba mu bikorwa remezo, umutekano, ikoranabuhanga n'ishoramari, ushobora kugira amatsiko nkababaza ngo ni nk'iki kibashimisha cyane ariko mubona gikwiye no gukomeza kubakirwaho mu rwego rwo gukomeza gutera imbere nk'igihugu n'abagituye? Ikintu cya mbere nakubwira ni uko twifuza ko tugumana political stability yacu. Bamwe bafite uko baba babibona, abandi ngira ngo tujya tubyumva kenshi, abo hanze yo bamwe bashaka kutugenera uko dukwiye kubaho, cyangwa kutudefininga, mukore gutya, mutore gutya, mugire gutya. Oya, ibyo twebwe aba hano nitwe tuzi ibyo tunyuramo, nitwe tuzi uko twubaka ibyo turimo. Ntabyo rero ikintu kimwe nako ibintu bimwe dukwiriye gukomeza tukagenderaho. Iyo urebye iterambere muri ibikorwa remezo by'igihugu, iyo urebye ubu ngubu igihugu kirimo kiratwubakira ikibuga cy'indege hariya. Iki kibuga ni kinini cyane, kiraduhagije, ariko impamvu zituma batugana nuko dufite benshi bashaka kuza hano. Iyo urebye imihanda igihugu gifite, ibicuruzwa byacu aho bituruka hirya no hino, iyo urebye ubukerarugendo bwacu aho bugeze, buhari. Tuva ngaho twirukanga twajya Karongi, ngaho twagiye Rubavu, ngaho twagiye mu Kagera, ufite umuhanda muzima kugezayo, ufite yewe n'amashanyarazi agucanira kuva aho ugeze Rubavu. So ibikorwa rero bimaze kugerwaho, niyo icyifuzo cyanjye, nicyo mparanira, no kugira ngo bisigasirwe neza
kuko byose birunganirana kugira ngo biteze imbere ibyo dukora. Infrastructure irakenewe cyane, ibikorwa remezo birakenewe cyane, imiriro, amazi. Iyo urebye inganda zimaze gushingwa mu gihugu aha ngaha, erega abantu bamwe nari mbuze mbere aho ngaho abo twavugaga birirwa bandika bavuga basebya, aho gusebya waza ugatembera ukareba inganda zimaze kugerwa muri iki gihugu. So dukeneye kujya muri manufacturing. Ubu ngubu dufite stability kandi turifuza ngo tuzayigumane, kandi iyo nta n'uwayidukuraho. Dufite political stability, dukeneye financial stability bihoraho, kandi murakurikira yaba central bank yacu yaba commercial banks zindi ukuntu bamanaginga economy yacu, ukuntu bamanaginga ifaranga ry'igihugu cyacu birashimishije. Imihahirane yacu n'ibindi bihugu uko tugenda, kuko ubucuruzi bwacu bwaragutse, ntabwo tukibukorera aha ngaha gusa, bidusaba kugenda kenshi abanyarwanda tugenda mu ndege zacu zirahari hano. Dutega indege zacu tukazitegera hafi, ntabwo tujya guhangayika ngo tugiye ku bibuga by'ikindi gihugu badusabye viza bayitwimye, oya. Dufite indege zacu hano dutega iwacu aha ngaha. Twajya muri China, ubucuruzi bw'isi niho busigaye buri. Twajya muri Europe, twajya muri ibihugu bitandukanye bya Afurika. So ibi rero ni ibintu byiza bigezweho, haba muri security, haba muri infrastructure, haba muri financial stability yacu y'igihugu. Ibikorwa rero byose dushaka gukora ubu, icyo nahereyeho mvuga, biri predictable. Rero icyo mpamagarira aba diaspora ni ukumenya ngo hano hari amahirwe ya buri kintu cyose. Watangira ufite zero, nabikubiye. Iyo natangiye ufite zero ariko mfite mu mutwe hazima, ndavuga ngo reka ibyo ntekereza mbishyire mu bikorwa. Kandi byarakunze. Rero byarakunze kuri jyewe, kuki bitakunda ku wundi, kuko nta sinyatire yindi nasinye kwa papa cyangwa ahandi hantu mu rusengero ruhe. No, ibyo dukora nsenga Imana ngo imfashe mbikore mu buzima basi, ibindi kuko Imana ifashe n'abifasha. Naho iyo wicaye ngo wicaye uriha gusebya, yagusebya ntane. Mu Kinyarwanda harimo uko babyita ngo ni reka myorere, ariko nabivuze ni kuba imburamukoro. And the loudest noise is from empty tins. Ubu rero umuntu yahitamo, do I become an empty tin or do I become a full tin, nkajya mu gihugu cyanjye nkagira ibyo nkora. Reka tujye ku rubyiruko nk'umuntu mukuru, nk'umubyeyi. Hari bamwe mu rubyiruko bumva ko kuba watangira gukora business ikaguhira kandi ikagira wikugeza bisaba kuba ngo wenda waravukiye mu miryango ikize, cyangwa se umuryango ukize, cyangwa se ngo ufite connections zikomeye. Nk'umuntu wamugani aho wahereye udusangiza urugendo rwawe, uyu munsi hari urubyiruko rushobora kuba rudukurikiye, ruteze amatwi, yewe runababonamo umuntu w'icyitegererezo, rwifuza narwo kugeraho wenda mwe mugeze uyu munsi. Ni iyihe nama wagira urwo rubyiruko kugira ngo narwo rugire icyizere cyo gutangira, rwumve ko bishoboka utitaye kuho wenda waba uvuka cyangwa ukomoka? Inama yanyu yabihe Bwana Denis? Urubyiruko haba ruri mu gihugu haba ruri hanze, narubwira ikintu kimwe: amahirwe ari aha ntagira ingano. Mbere gato nagiye kubwira ko nako mvuzeho ko twaguye imipaka, ntabwo akazi k'ubucuruzi tukigakorera aha ngaha gusa. Relations zacu, ububanyi n'amahanga bwacu, haba muri region yacu ya East Africa hano, ngira ngo benshi barabizi, cyane abo muri diaspora, ko iyo mva hano njya muri Kenya nyura i Bugande, nta passport mba nkeneye. Fata indangamuntu yanjye yonyine, mfa kwibuka ko nyifite. Ni icyo gusa. N'umunyakenya ndebera rero amahirwe urubyiruko rwaba rufite, uhereye i Kigali cyangwa mu Rwanda hari hose, utekereje igikorwa. Urubyiruko ndarukangurira ngo rumenye ko isoko ryacu ari rinini, ntabwo ari mu gihugu honyine. Dufite ibihugu ibidukikije, noneho hari isoko dufite rya continental free trade yafunguye Afurika. Iryo soko barishyizeho ahangaha muri 2018 nibwo ryavuze ko ritangiye. Ubu dushobora gucuruza muri Afurika yose. Urubyiruko rero narukangurira iki? Hano hari amahirwe atagira ingano. Innovation, ikintu cyitwa innovation. Abantu bato ubundi baba bari sharp mu mitwe, kimwe bakwiriye gutekereza no gukora ni kwadukana udushya.
yego udushya dutandukanye, yego udushya muri IT, udushya muri communications, udushya muri transfer z'amafaranga, yego udushya mu buryo, reba ahangaha tugira example imwe nziza cyane y'ikintu cyitwa irembo. yego Uyu musore Israel yatangiye, yego yewe sinkijya gushakisha dokima zitandukanye zose, nicara ahangaha nkazikura ku irembo. yes Irembo riratuye nawe, irembo ni example imwe, ariko hari ibintu byinshi dukora muri iki gihugu nko muri information technology, muri IT, bigikeneye ko hiyongeramo IT nyinshi yego ku buryo yewe kenshi bitanasaba ngo nze gukorera ahangaha mu biro, bitari ngombwa. yego Ikindi ushobora kunywesha esansi ntagiye kwishyura kuri sitasiyo. yes Ubu niho tugeze, yego kandi bishobora no kwitezwa imbere kurushaho. yego Ngira ngo kera abantu barabizi, hari ibihe twanyuzemo, inzira burya yo kuyiyubaka ni ndende. yego Hari igihe haba ibigo bya leta cyangwa abikorera, twagiraga ibibazo bikomeye cyane n'abashoferi batwiba mazutu cyangwa esansi, yego kuva ngo yavuyemo, cyangwa bumvikanye no kuri umupompisite ngo bashyizemo fiyori nkeya mu modoka. yego No, ariko ubu urumva hari na system zo guturakinga imodoka yanjye niba ivuye aha nyitumye Rubavu, igeze ndayireba kuri telefoni yanjye, yego nihagarara telefoni irampa signal. So ntaho umushoferi yahagarara ngo agiye kuyivomamo esansi, yego nta mushoferi yagenda ngo ajye guhindura amapine. Abantu baba muri transport barabizi, yego hari ubwo abashoferi bamwe bahagarara kuri izi trailer bagahambiraho amapine mashya, bakahambiraho amashaje. yego ibyo bintu rero ubu ngubu dukeneye innovation nyinshi muri information technology zifacilitatinga byinshi mu byo dukora, yego muri production, muri agriculture, ubuhinzi. Hari chains nyinshi z'ubuhinzi. Ubu hano hari abantu bahinga ibintu byinshi bitandukanye. Iyo ugiye mu cyaro hano, hari abantu bahinga ibyinshi bitandukanye, ariko batazi neza ngo ariko nabigurisha he, cyangwa umuntu ese ibi bintu dukora wabiprocesinga akagira ikintu kivamo. Hari ivamo amasabune, hari ivamo amavuta yo kwisiga, hari ivamo ibikiro, hari ibintu byinshi abantu bakora. Ikindi rero nanakomojeho gato ni uko be kureba isoko ryabo gusa. Ubu abasore b'abanyarwanda bafite amahirwe yo kureba umushinga uri Kenya, umushinga uri muri Uganda, bateka tugiye gukorera hariya, no problem, no problem. So n'isoko ryacu rero, uproducing ibintu hano, niba abumbuye innovation imwe ya muri IT, abireba turabizi, ndaza kuyigurisha mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, South Sudan, muri Somalia. Iyi app yanjye izagurwa ahantu hose, and then East Africa irafunguye kuri bose. So urubyiruko rero, yewe nabonereho nongeraho n'abategarugori, amahirwe yarafungutse cyane mu bucuruzi bw'abadamu. Kera block abadamu mu gucuruza, ugasanga ntibahawe amahirwe imwe kimwe n'abagabo, ntibahawe inguzanyo zimwe. Umudamu yajya gusaba risk, ugasanga banki yajya gusaba loan, ugasanga banki iramurebaho risk cyane, ngo se bizakunda cyangwa amafaranga. Ariko kuri ubu ibintu byarahindutse. Abagore muri za SMEs baracuruza neza cyane. Iyi IT mvuga nta handitse ngo ni y'abahungu gusa, no, IT niya. So hari innovation nyinshi across the sectors. Hano njya numva abantu bakeneye urusenda hanze y'Uburayi, ariko urubyiruko ntabwo ruzi ko rwabona rwashyira hamwe abantu bari mu rusenda n'abatari rurimo kugira ngo baruhinge. Yewe ubu mbonye nanjye bankangurira, kuko aho naruhinga ndahafite, mbonye bankangurira ati nimwifatanye ko muri 10 muhinga urusenda rwinshi cyane. Yewe namaze kuribonera isoko muri Nigeria cyangwa iki, kandi dore uko nzabigenza. So urubyiruko rero rufite amahirwe atagira ingano, kuko u Rwanda rurafunguye kuri bo, East Africa irafunguye kuri bo. Nakubwiye jewe ndi vice chairman wa East African Business Council. Icyo nkora nta kandi kazi bafite, ni gukora advocacy, ubuvugizi, kugira ngo abari mu kazi k'ubucuruzi biborohere. Na kuba twumva batari ahangaha bo muri diaspora, rwose u Rwanda rurafunguye, warugira base yawe. Noneho kuva kuri base nakubwira iki, wakohereza ibintu muri Ghana buri munsi. Indege yacu hano igenda, hari indege ijya muri Ghana buri munsi, hari ijya Nigeria buri munsi, hari ijya South Africa buri munsi, dufite indege zihaguruka. Kandi ubu dusigaye dufite kago ijya Brazzaville buri munsi. So dufite amahirwe atagira ingano. Urubyiruko rukwiriye ibyo kuvuga ngo waruvukiye mu mafaranga ngo family yafite,
buriya rero mubwire nta formula ibaho n'imwe ivuga ngo urubyiruko abana bavukiye hari amafaranga ngo nibo ahubwo kenshi iyo utarebye neza nibo bihombana pe. Kandi abakuze abavukiye aho hatari igitongo hariya no mu banyamafaranga uzareba abantu benshi tubirimo ntabwo tureba inyungu tugira ngo family zacu ngo zari z'inyamafaranga no. Igikuru burya muri business ni ibitekerezo bizima, so nta ababivukiyemo bakabicunga neza bakabisigasira ni byiza cyane, ariko ntabwo ari ihame ngo u Rwanda ngo ruragoye ngo kereka no. Iyo ikindi nuko abantu bakwiriye kwiga cyane urubyiruko gushyira hamwe. Burya amenyo afatanije amena igufwa, niko bigenda. Iyo ugiye kuguguna burya amenyo yafatanije ariko uzarigeho wenyine urebe ntabwo bigenda. Rero urubyiruko rumenye no kwikoramo akazi. Wowe uri umunyamakuru, uyu akora byo gufilma, undi arawabazi iby'amajwi neza, undi hari uwabazi kubivuga neza, kujya kuri radio akabivuga neza, ari animateur mwiza. Noneho muti ariko ko dufite ibikorwa byinshi biri muri Bugesera, biri muri Muhanga hakurya nk'ubu Muhanga hari ibikorwa byinshi byiza sinjya numva abantu nkamwe babivuga babirata. Hari ibintu byinshi, hari ubucukuzi mwabaye muri Muhanga. Hano Muhanga irakora akazi kenshi gatandukanye, hari ibicuruzwa byinshi. Rero urubyiruko rwe gutekereza ngo imirimo ni iyi yo mu biro hano na karavati n'iki, no. Imirimo ni ukuvuga ati tayari aho iri hose muzareba abacayina uko bakora. Ntawe uhereye kubo tubona China baba ahangaha dukorana nabo. Umucyayina yaje tujyana akunje ipantaro tukajyana muri site. Yes, iyo umubwiye uti jyewe reka nje kurara mu rugo aravuga ati ese jyewe ntiwacumbikira nkarara muri chantier ahangaha. Nawe ibyo rero urubyiruko rubone ngo hari amahirwe atagira ingano rwose, kuko turebe ubucuruzi, ibihugu byateye imbere mu bucuruzi bifata Europe cyangwa ababa hanze, ababa muri Amerika, ababa handi, barebe uburyo bacuruza, barebe ukuntu Amazon, ririya duka ryitwa Amazon yicara, kandi benshi abanyumva niko bagura ibintu kuri Amazon, yicara mu mago yabo bakajya kuri computer yabo nkeneye nzanira imbeho yaje, nzanira jacket yo kwambara, ugatoranya ubwoko, ugatoranya size, ugatoranya iki. Hakaba hari abandi bafite company yo kubigeza ku muryango wawe, ukaba wicaye aho bakagukomanga ngo dore cya kintu cyawe, kandi warangije no kwishyura. Iyo bintu byose rero hano birakenewe, kandi u Rwanda rutanga amahirwe kuko turi connected kuri internet, cyane ibintu birenga kuri almost 80% y'igihugu turi connected kuri internet. So ni ukuvuga innovation na urubyiruko rwazana za facilitating ibintu byinshi cyane, kuorganizinga abari mu buhinzi, abari mu bworozi, abari imirimo itandukanye. Niyo tudatekereza urubyiruko rushobora gukora ubushakashatsi rukatubwira ati murabizi mushyira hamwe mu nkorere ikiribwa runaka, niba mwamavoka nyinshi, niba mwagira iki cyinshi, niba mwakira iki cyinshi, niba mwafata amafi menshi cyane, twebwe dufite uko tuzayasyamo ifu, iyo fu tukayishyira mu mikebe twebwe nk'urubyiruko, kandi tuzi ko tuzayohereza ahantu mu isoko riri aha n'aha. That is it. So amahirwe arahari rwose, kandi ku bantu bishyize hamwe, iyo mushyize hamwe mugabanya risk, murayisangira. Iyo hari banki iyo muvugana nayo barakubaza Jean Paul nawe mubonye nawe okay mugiye gukora iki, mukavuga umushinga wanyu. Ubu ngubu twabonye isoko Nigeria, Ghana, iki barashaka urusenda, kandi urusenda mu Rwanda ntabwo tuza baruhinga, n'abaruhinga bari mu byaro, reka tubegeranye tubashyirireho ikusanyirizo mu mijyi itandukanye y'umujyi, mwese urusenda rwanyu muruzana, mukaba muri rukanse, muri urubyiruko mushashe imashini 2-3 zizi kurusya, imwe muyiteretse Muhanga, indi muyijyanye Kibungo, indi muyinukanye Cyangugu. Mu gihe gito wasanga muri ba exporters ku isi yose. So hano hamwe abantu business bibananira batarayitekereza, cyangwa bayitekereza akagira ubunebwe, ibyo bintu umuntu yabishobora, ariko birashoboka. Products ubwo ndavuga ibyakorerwa hano, ariko hari n'ibindi ibyakorerwa muri ibyo bihugu. Ubu ngubu isoko rya Afurika rirakinguye kuri twese. Hari n'abatumenyera, nk'ubu ndi hano jewe ntabwo nzi neza muri Cameroon ibyo bahinga, simbizi neza. Sinzi n'ibicuruzwa byaho byinshi uko bigana. Sinzi ibicuruzwa biri muri Malawi neza. Ariko hano timu z'urubyiruko cyangwa abadamu cyangwa abandi
bashobora kuvuga ati murabizi ariko Cameroon twavumbuyeyo niba ari strawberry, niba ari iki, niba ari ibintu bitandukanye. Ubu rero tugiye gushyiraho chain uko ibintu byo muri Cameroon bigera i Kigali mu buryo bworoheje, kandi i Kigali twebwe groupe yindi y'urubyiruko noneho igizwe n'abandi iyo igira gukora distribution, kuko si ngombwa ngo mwese abari muri import mugere muri distribution. No, groupe imwe yakwijya muri import, twebwe turi ba specialist dukora import, dukora ibintu Cameroon, dukora ibintu muri Togo, tukabigeza i Kigali, tukaba ayacu tukayabonera aho ngaho, tudiringa na flight, tudiringa na cargo. Noneho i Kigali haba indi groupe y'abasore n'inkumi batandukanye, bo bakora distribution, ugasanga aribo twe duhamagara ngo hari imiti n'isimoro yo mvuye gukina, ese iyo miti bayikora mu bikiye ko hari abahungu bayizana irana. So ni ibintu rero bitandukanye. Yo hari ibintu tubura, ndagubiza ukuri, hari ibintu tubura. Nk'ubu uyu munsi nigeze kuba nganira n'abakozi banjye hamwe, hari ibintu turimo twubaka, hari ayo mazu twubaka nyine, ariko n'ibindi bitandukanye dukora ahandi, ariko dushaka abantu baduha signage, ibyapa byiza bikoze neza, biri electronic iki. Ugasanga urubyiruko ntabwo uraza no kumbaza ati ese ntawagushyiraho signage. Usanga aho burya bashakisha telefone abantu, ariko ntiwamenya abasore bazi gukora nk'ibyapa byiza birimo umuriro, byaka neza, duto. Abantu benshi baba hanze barabizi, aho tugenda za Dubai, Amerika, hamwe na hamwe, kugira ngo tugure ibintu ukururwana n'ibyapa. Advertising, yego, advertising yacu iri puwa rwose. Ibi ni amahirwe kuri mwebwe bari muri diaspora. Hano urakora ibintu hakabura uguha signage zihagije, hakabura ukwamamariza bihagije. Yego amaradiyo aramamaza, ariko wibuke ko hari abantu bamwe batumva amaradiyo, benshi b'abaguzi benshi. So you need kubibona, you need advertising iri mu buryo bwinshi. Nk'iyo harimo opportunities rero nyinshi cyane. Urubyiruko ndarusaba ngo nirutekereze positively, ruvuge ngo reka dukore ibintu twakwishyira hamwe, twagira gute, distribution, manufacturing, import and export, byose hose harimo amahirwe. Yego. Reka tubashimire cyane kuri iki kiganiro, ariko noneho n'ubundi murasa nk'ababikomojeho inama cyane cyane ku rubyiruko, birumvikana no gufunguka, ariko reka tubikubire mu kintu kimwe nk'uko ari naho twahereye dutangira mudusangiza urugendo rwanyu. Mwizeraga ko mutangira urugamba rwo kubohora igihugu, yewe rufite aho rwahereye mbere y'uko ya mbere Ukwakira igera muri 90 urugamba rugatangira, ariko uyu munsi wamugana aho igihugu kigeze, nkamwe noneho nk'abantu mwana bibayemo na mbere yaho noneho mukibitegura. Iyo mubirebye yaba ku munyarwanda, usibye n'urubyiruko, cyane cyane urubyiruko tuvuga ko ari rwo Rwanda rw'ejo, ariko inama yabiyihe? Hanyuma n'abandi cyane cyane abadukurikira n'abari muri diaspora, nubwo nabo mu Rwanda bahari, ariko bashobora kumva, bashobora kuyobywa na bimwe twigeze gukomozaho by'aba bandi. Ubutumwa bwawe muri makeya, muri rusange, ubutumwa bwanyu mwasorezaho ni ubuhe bushobora kubaka buri munyarwanda, hamwe nk'abantu n'ubundi iki gihugu cyakozemo kiri uyu munsi kigeze aha nyuma y'imyaka 32 tuvuga? Ubutumwa bwa mbere nubwo buvuze, ni ukwigumamo ikintu cyacu cyitwa ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda mu bikorwa byacu, ndi umunyarwanda. Ikintu cya kabiri ni uko aho tumaze kugera ni intambwe nziza ishimishije. Dusigasire ibyo tumaze gukora, kandi twihe na misiyo ndende noneho yo kuzana ibindi bishya byunganira ibyo dufite. Kuko dufite ubuyobozi bwiza, dufite igihugu cyiza, dufite amahirwe atagira ingano. Ndababwiye ngo East Africa irafunguye, Africa irafunguye, Europe irafunguye, kuri ubu ntawe utadushaka ngo dukorane. Rero ubutumwa naha abantu nuko nibiyemeze ngo dukore, dutere imbere, nta kitubanga rwose. Barriers to trade muri iki gihugu zero, nta mbogamizi ziriho mu kwikorera, ntazihari. Ikindi nuko kuri abo ngabo bafite umwanya wo kwangiza abandi, ndababwira, ndabakangurira, please don't waste time. Muri mu gutakaza igihe cy'ubusa, kandi igihe cyatakaye burya, time is money. Iyo utakaje igihe mu gukora ubusa ngaho tukanogira gute, you lose money. Abo bose nabagane, mugane ku bintu biri positive, hanyuma dukorane. Niko igihugu gitera imbere. Iyo igihugu gitera imbere, ntabwo tuba tuvuga imisozi n'ibikingo byateye imbere, ukuvuga abagituye nibo bateye imbere. Yes, so
ubutumwa naho abantu ni uko tugeze heza, dusigasire ibyo tumaze kugeraho, ariko ntitwirare, dukomeze kuko tunibuke kandi ngo ibintu byiza dukora burya ntitwirare ngo bishimishije buri muntu. Haba n'amashyari, Imana niko yaremye abantu, haba amashyari hanze aho, hari uwatureba aho tugeze akagira ishyari, ariko ishyari ibyo ntibyatubuza guteza imbere. Buriya umuntu atera hano atagukunda, ariko yamara gucumbika muri iyi nzu yawe cyangwa akavuga atari burya nubwo mwanga ariko naraye nsinziriye neza, naraye ahantu heza. Ibyo rero nibwo butuma naho abanyarwanda abari muri diaspora mutwumva, hano hari uburyo bwo gukora, muze mukore, hari uburyo bwose, hari ibintu bishimishije, hari support yose ya leta, hari inzira zose zo gukuraho ibibangamira ubucuruzi n'iyindi mishinga. Mbikangukire rero muze dukore, kuko niyo nzira yonyine yo kwiteza imbere dufite nk'abanyarwanda. Murakoze cyane nshuti bakunze rero, mwari mudukurikiye n'aha dusoreje ikiganiro cyacu, ngo muraza kuduha ibitekerezo namwe, kandi reka dushimire umutumirwa wacu, tunabashimira ko mwaduhaye umwanya wanyu mukatwakira, ariko tunizera ko ubutaha twongera kwifuza kuganira namwe, muzongera wenda mukaduha umwanya uzaboneka nta kibazo. Yego. Ni ngombwa kuwushaka, ni na ngombwa kuko ibyo nzi cyangwa ibyo nkora mu gihe bifite abo bigirira akamaro, haba urubyiruko cyangwa abandi, ni ngombwa ngo mbibasangize. Nta bumenyi umuntu yisangiza wenyine, ni ngombwa ngo mbisangire n'abandi. Nzakwitaba numpamagara nta kibazo. Murakoze cyane, naho ubutaha. Okay.